ni wowe ko proshinze bwa mbere uwo munsi nyine azahise hari umukobwa guteretse kugira nyine duhuze ni njye watangiye tujye korana indiri mwe mugiye mu ndiri gukorana indiri nanjye tunabiretse yes dushyira urukundo iyi ni imwe muri couple zigezweho muri iyi minsi byongeye ikaba ari imwe muri couple zikunzwe n'abatari bake aho mu minsi yashize iyi couple yavugishije benshi ubwo hajyaga hanze amashusho y'indirimbo yitwa La Fée ya Khalfan Govind aho mu mashusho y'iyi ndirimbo hagaragayemo umukobwa w'ubwiza buhebuje ibi bikaba byaratumye iyi ndirimbo ikundwa cyane uyu mwari w'ubwiza budasanzwe nta wundi ni umukobwa benshi bazi ku izina rya Oxygen mu minsi ishize nibwo umuhanzi Khalfan uzwi cyane mu njyana ya rap cyangwa benshi bakunze kwita hip hop n'umukunzi we Oxygen bahishuye byinshi ku rukundo rwabo rumaze imyaka 2 mu biganiro aba bombi bagiye bagirana n'ibitangazamakuru bitandukanye haba ku muyoboro wa YouTube, televisions ndetse na radio aba bombi bagiye bagaruka cyane ku rugendo rw'urukundo rwabo aho bavuze uko bahuye uko bakundanye kugeza biyemeje kubana nk'umugore n'umugabo inyuma y'imyaka 2 ibakundana ibi Khalfan n'umukunzi we babikomojeho mu kiganiro cyihariye bagiranye na Igihe ubwo yakomozaga ku kuntu yahuye n'umukunzi we Khalfan yavuze ko yamubonye bwa mbere atari we yaragiye kureba kuko yaragiye kureba undi musore w'inshuti ye aho uyu mwari w'umukobwa yarari gufata amashusho y'indirimbo ye icyo gihe Khalfan avuga ko we yamukunze atabizi aho yagize ati nari ngiye kureba inshuti yanjye yari iri aho bafatiraga amashusho y'indirimbo ye icyo gihe nabonye umukobwa mwiza uteye neza ariko ndikomereza ndibuka ko yanampaye nimero ye ariko nibagirwa uko namwanditseho guhura bwa mbere hari ryari Khalfan hari indirimbo yari ari gukora bwa mbere ubundi igihe duhura namukunze atabizi hari ryari ariko nanjye ngira muri bya bindi byo guha harya be ya ndirimbo wari uri gushutinga ahantu bitaga Kaso baribagirwa hari ryari muhura bwa hashize imyaka 3 mwese ko bibagoye hashize imyaka 3 cyangwa 2 iyo ndirimbo wareba igihe imaze oya Nese wagiye kumureba kuri shoot mugiye gupanga kora oya aho kuri shoot nagiye hari umujama bita n'umujama wanjye bita David yari ari kuri yo set ngiye ngenda ngiye kureba David nsanga akana gafite taye ya maneke kuva kera nizo size zawe nibibyiga ko ni peveraga nibigigora pevera nabonye akamaneke ariko buriya yambara akaberwa iganga fata gaira oya kwambara byo nutwe ariko abamuzi twaravugaga mu mafoto mwitegereje mbona umwenda ndavuga mbona bihwariye ako kavuga ni buriya nuguharara wasanga ari bya bindi byacu by'abahungu urataha ariko ngiye buriya nirindaga gukina n'imitima y'abantu uhita utaha nyuma y'igihe Khalfan yibagiwe uko yanditseho uyu mukobwa avuga ko yaje kujya muri studio y'umwe mu batunganya indirimbo abo benshi bakunze kwita aba producers aho bari kuganira maze aza kumwereka projet yakoze aba abonyemo Oxygen maze amusaba kumuha nimero ze za telefone mwakanamba tundigendera wamwanze umunsi wese umukuru ashaka warihutaga ariko nibagirwa ukuntu namusevinze oya urumva naragiye acamo igihe ese nanditseho imbogege wasaza ari waranditseho iki sanze oye naje kubihindura wasanze ari urumva icyo gihe nsanze arabizi uko ari waranditseho nanditseho Oxygen Oxygen babyibagiye singa shaka izina ndavuga ise wa mwana w'umukobwa ko yamaye nimero oya ntago nanditse Oxygen nari mbyibagiye
handitseho icyuma singa icyuma ariko shaka oxygene muri telefone wiyandikiyeho icyuma bana nandikaho icyuma singa ngo bad guy shaka oxygene ndamubura sinzi ukuntu nari ndi kwa producer Tedem turi gutera story kuko producer Tedem yankora indirimbo bita Tap and Go ndi kumwe na Afrique turi kuganira anyereka project yakoze mbonamo oxygene outihaba ndabwira umva harya uyu mwana ufite nimero ye ngo ndayifite arayimpa jo ese nsanga handitseho icyuma icyuma urumva singa bad guy yego ese mbisiba itashyira oxygene sinzi n'agatima kamwe kugira nzamwibuke uramuhamagara ariko ndavuga se nzahera nyuma yo kwibuka uko yari yaramwanditseho Kahfan avuga ko atahise amuhamagara ahubwo ko baje kongera guhurira i Musanze aho yari yagiye gufata amashusho y'indirimbo mu gihe uyu mukobwa we yari yahasohokeye bisanzwe sinzi ukuntu rimwe twongeye guhurira utaramuhamagara yaje kumujama wanjye bita Musanze turi gukora indirimbo mugiye mu bikisi Musanze mwese twari twagiye gukora indirimbo muhuriyemo se njyewe nari nagiye gukora video shoot wese njyewe nagiye gukora iki wagiye gukora iki pe n'akazi okay reka nitsi reka duheze sawa mbona ubwo muri icyo gihe ntabwo twari twakamenyana neza ongera kubona amanika ari kumubona arongera agacaho ndavuga aka kana kukankoroze mu bwoko ahubwo ngavuga ni buriya hari ibindi byana tu buriya mandebye nawe wasanga reka nirari reka ngabanyamerwe nirari Njuga twari turi gushutinga indirimbo y'umuhanzi bita Manzi the Best bita Ndimo Neza na ba Denecha turavuga ko semani turi gukora indirimbo irimo amaniga gusa nta mbogege twabona Njuga ari yamenye ajya kuvugisha mama yake hari n'undi mukobwa bari bariko yahise dukatira bibi cyane oya anatwiriyaho bibi ahubwo ati n'ikindi gihe ukuntu baje banyemeyeho ni abasitari byose nari kujya muri video banakwiriyeho banyira ndabyashaka bisa nanjye cyangwa mba nambaye ikintu cyamenze sawa kabisa bagutema yakomeje agira ati icyo gihe twashatse kumusaba ko yatugira mu ndirimbo ariko icyo gihe nari kumwe n'abandi bahanzi arangije umukobwa araduhakanira atubwira ko kugira ngo ajye mu ndirimbo yacu ari uko yaba yayiririmbyemo yakomeje agira ati ndebye ukuntu yihagazeho byatumye nongera kumukunda icyo gihe mubwira ko nankenera muri studio nzaba mpari tugakorana niwe waje twaravuze se basi tugutema ibiceri binga ati wapi aranaga ati ibyo bintu cyane niba mushaka kunshyira muri video muzaze dukorana indirimbo na sawa sha ndamubwira ni ikinira amwihanisha anytime kabisa niyo uzanshaka muri studio uzambwira ubivuga wikinira ari ukwikura mu isoni kabisa nk'umuntu bakatiye oya nje ntago nari ndi muboye akatiye urumva n'injuga wagiye kandi indirimbo ntiyari yanjye we ntacyo byari bikubwiye cyane ahubwo nyine nakunze uburyo yihagararaho yego mbona ukuntu yatwemeyeho ndavuga ko ibindi byukiye biba byashidukiye abasani akaba anyiriye ayo ngayo akaba yiriye hari ba Afrique ba Manike njyewe na Denecha adashaka no kubareba na ba Joe West turiyuye n'amukobeta cyo bita mugongo uko nabyishimira ako nanjye ngarebye ndavugana kakana nyamara kihagararaho gutya niko kazima buriya ni kazima ako si byaba birebire ndigendera gusa ariko nkaba nta binyanga nari muzi kuko showbiz ni kugeza nturamubona mu manyanga naho mwahuriye ntayo ubu none wenda avuga kugeza icyo gihe muhura ntayo sawa nyuma y'igihe Kahfan avuga ko yatunguwe no kwakira telefoni y'umukobwa wamusabaga ko yaza kujya kuri studio bagakorana indirimbo
Icyakora nyuma y'ikorwa ry'indirimbo birangira Khalfan atashye kwa Oxygen. Aha akaba yaragize ati nyuma yo gukora indirimbo bwari bumaze kwira cyane ndetse n'inzara itangiye kuza, nuko mubaza niba twaca ahantu tugafata amafunguro, ariko we ambwira ko byaba byiza tujyanye iwe agateka. Icyo gihe twarajyanye dukomereza kugeza igihe muri buvuganire. Umwana ubwo aho tuvugana gake ndambwira ariko rero ntushaka indirimbo zawe. Yewe kabisa ntari bitsoke naririmba neza. Wari ubizi? Arenze ko aririmba kuko urumva za ndirimbo zangumaga zingarukamo. Unareba video ugira ngo wabwira rero buretse ibi bintu byo kuririmba ibintu hubaguritse noneho dupange mwereke ukuntu uzakora kariyeri nziza. Ariko amamagara muri collabo ye kwa producer Muriro. Sawa aguhamagaye ukira aho none niho wamuhamagariye. Wa muntu ari wabonye nimero yakwemereye collabo yiyemeye uziko yamuhamagaye yaniyemeye. Yes ngo ngumva ni Khalfan uranyibuka ye namba yawe ndayifite bo ngo gutyo ngo nose ngo birashoboka ngo ko yakora bo ahituza mu kanya nimugoroba tukayikora. Ndabwira umuntu abafite gahunda ze ku munsi yapanze ubwo rero ngo niba ngo atari uyu munsi ngo byagorana. Sawa nabwira gahunda ndimo turaza kuvugana. avuga ati Knowless ko mvukiye guhamagara yaniyemeye bigumya bintushaho. ndamubwira ndongera ndamuhamagara ndabwira harya ufite session iryari. banguka tuhahurire kwa Muriro kuko Muriro ni nka petit frère yiganye na petit frère wanjye bita wahabo. ndavuga niba urangire no kwa Muriro hari igihe nakuraho ikintu tumbe singamenye ko ikintu nzakurayo ni umutima w'umwana. nagezeyo na mbere nitegeye sinakubwiye ko yihutaga. Witegeye kandi usanga umuntu watsekora bategera umuntu yaje nk'umusitari wallahi yanagaza avuga ngo nyewe ngo mumbabarire ngo ni ibintu bisanzwe ngo ambutiyaje. abwira ko nta bike igira ambutiyaje, iyo ambutiyaje niye wallahi. abwira ko ntaribi abwira ngaho uri amande ya mbere urabizi ngaho nyakira ndo musa ni mugenzi wawe ni product yawe ni production yawe unazema akanagura abantu muri keri abagutaye imicuka kandi hagararaho sinzi ukuntu byaje guhinduka. ubu ngubu yari kuba yarancanzemo nk'urucupa rwa litiro ruremereye. wese umutama irihe cupa icyo akunda wari wamamaza amazi utiniri bamuzanire nta kibazo ufite mubwira uti njye nta kibazo cyo Jameson kabisa kazira igihe karekare ariko gato urumva na ruwa peki Muriro nta cupa. Muriro ni nkanja we ibaze ko yaje asanga twakoze beat na chorus. abura kujya ari ubura kandi ari we nyirindi ari we nyirayo. ahubwo naje bati kwanza ibi ngibi mwaririmbye nibyo naririmba ati we reba ukuntu unakora n'ikindi gitero cyane tibi nibijyanye. ariko nubwo bari batangiye kwiyumvanamo, Khalfan na Oxygen biyemeje ko ibyabo babitwara nk'inshuti z'akadasohoka aho kwishora mu rukundo. nabwiye ko ubundi reka nkubaze nk'ubu ngubu ko reba amasaha burije bigeze nko muri za saa yine za nijoro nta hantu umuntu wajyana umuntu agaporeza ukere ku ji wanjye waretse akanyibwira. twaragiye umwana w'umukobwa apiga umusosi turaporeje hagayase ko amasaha ubona yanakuze reka nahe naribi ngo hafi ngo ugiye ngo narara ngo mu cyumba cy'abashyitsi ngo naribi abwira kandi ari iwawe ntabwo uzabaze. twapanze rero ukuntu twongera no guhuza ubwo aho ndahasimbukamo gake. ubwo nyine urumva icyabaye amasaha yarakuze yaranyuye mwana. nta kibazo ko yangagiye arambwira ati taha. naratashye da. abakurikiye ikiganiro nabo ni bakuru barumva. gira amatsiko
ndagaruka usubirayo bugicya inkoko yari iyo ngoma nabwira bana ko nifite aga free time mu bantu waza twaduciringa ati ngwino sizi ndaje turacirinze turaganira ndabwira ko ubona ufite gahunda y'urukundo n'iki byose kwa kundi usanga muganira n'umuntu ariko ibi byaje kurangira batangiye kujya bafuhirana aho buri umwe yafuhiraga mugenzi we ku buryo Kahefani yigeze kumusanga mu kazi aho bari gufata amashusho ya film koko uyu mukobwa akunda gukina amafilm aho ibi byaje gutuma Kahefani arara ataryamye ari kumwandikira filime ye agomba gukina aho gukomeza gukina filime z'abandi dore ko uyu musore burya ari n'umuhanga mu kwandika amafilme filime ibiranditswe ndetse n'amashusho birafatwa gusa iyi filime ntago barayishyira hanze umwana narongenda ambwira ibintu by'inkundo bitandukanye abantu twakwibera inshuti maga atangira kujya afuha amana oyas buriya mu bantu batangiye gutangira gufuha ariko nanjye nkamufuhira ntangira kuzanamo ibintu byo gufuha baramamagara kumva ndi mu gapura pati bite se kudataha nkabwire ko se ko tudakundana waretse nk'abaneke goya nawe ngo nugakabye ngo amasango mbona umuntu yipanze harimo n'amahane akazi yipanze ndavuga ni it's okay sinzi ukuntu rero nawe yigeze kujya mu kazi muhamagara nka akina filime nyine muri filime yabakimenye muhamagara biri nka 2:00 ko baracyari gukina ndabwiye ko izo filime mugeza 2:00 ni filime nyabaki urumva kumbe nta kantu ko gufuha kajemo ngo nukuri kw'Imana sinzi ukuntu niyo ngo jena nikoza kuri set oya amuraperi yaraduhindutse uhita ujya kuri set noneho mvuga ukuntu urukundo rwari danje naraye nanditse filime ndabwira kwanza wowe filime yawe nawe kina filime va muri warawe wese umwandika mitana nandika filime ye oya yarayandika filime akajya nambwira ati none se ntabwo uryama nkambwira aho script igeze ngomba kuyikomeza nikoza ku buriri mu masaha 3 ariko nawe maybe ko mu bintu yankondiye nuko ndi umukozi ndi umuhasla kabisa filime tuba turanayipanze aranashutinze ndanamuherekeje kuri set irasohoka mwarayikoze irabitse ntabwo murayisohora nashatse ko atanayisohora ariko numvaga ari njye wayikina arashaka kwangiza umutungo we ushaka kuyikinamo njye numvaga Lore yakinisha n'undi niga ari we wayikina nibyo biri mu bintu byatumye duti urumva nibwo kumbe hari umujama nawe bakinanaga muri iyo filime uzwi arangira kuyavuga ariko uyu mutipe urabira bya filime hari ukuntu umuntu yikoza kwitama niyo ndikoresha udutoki mu bebe amwegera nkavuga ne arambwira ati ariko se ko turi aba best twanzure rero umwanzuro cyane ubwo ni declare ndavuga n'ibintu byo gufuhira bw'imbere sinabivamo uramubwira uti twanzure urukundo narufite mwari mumaze nk'igihe kingana iki muri aba best niba ubyibuka ko tumaze nk'umwaka muri aba best nawe se wabaga wafuhiyemo imbere byatari oya abagore kandi naramaking ashoho ko yatashye iwabo oya ese ntabwo yongeye kujya agaruka yenda ngo abe yarara ahanywera agacupa agoroba ibyo kuba best se si ibintu bisanzwe nyuma y'igihe bafuhirana baje kwiyemeza kujya mu rukundo bigera naho biyemeza kubana nk'umugore n'umugabo aha ni nyuma y'imyaka 2 bari bamaze bakundana birangira ukomfirimye umunsi yakubwiye ngo mu konfirime so byakiriye iki gihe yarashimishije oya byari no byari dir nawe wari waraguye mu donke nicyo bivuze cyane oya karavanera yakonfirimye cyane rega mfite akana keza bro turagushimira wowe udahwema kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi kandi dusaba wowe ubonye bwa mbere iki kiganiro gukora subscribe like ndetse na comment kandi rwose nimba wifuza kujya ubana natwe muri ibi biganiro urasabwa kwiyandikisha kuri iyi channel kugira ngo uzajye uhora ubana natwe mu biganiro byacu tugutegurira ukora subscribe naho ubutaha